amafaranga watangiye umupuri ntabwo ugomba kuyaguramo mama wawe imyenda. Amafaranga watangiye umupuri ntabwo ugomba kuyaguramo papa wawe ipataro cyangwa ikoti. Amafaranga watangiye umupuri ntabwo ushobora kugenda ngo uyaguremo umwenda, ngo uyaguremo intebe uzishire mu nzu, ngo uyaguremo moto, uyagure imodoka, uyagure imirima, kubera ko aya mafaranga uba wahawe. Reka dufate urugero, niba uri umukobwa cyangwa se nimba uri umumama ukajya gutanga umupuri ukawuha umugabo ufite umugore, ni ukuvuga ngo uyu mugore uciye inyuma amarira ye azahora ameneka imbere yawe. Amarira ye azahora ameneka igihe uryamye, azaba ari kurira ari gusenga isengesho avuga ati Mana umuntu wantwaye umugabo, avuga ati Mana umuntu uri gutuma abana banje batarya, avuga ati Mana umuntu uri gutuma abana banje batabona minerivare, uyu muntu mubuza amahoro. Ntabwo umuntu yagusengerera isengesho ngo nurangiza uvuge ngo uramererwa neza. Ntabwo umuntu yagusengerera isengesho ngo nurangiza uvuge ngo amafaranga wahawe n'uyu mugabo araza kukugirira umumaro. Gusa reka tubanze tubasabe mukore subscribe, niba mutarayikora muhite muyikora aka kanya kandi mukande no kunzogera kugira ngo video zose dukoze mujye mubasha kuba mwazibona. Nibyo twababwiraga, amafaranga batangiye umupuri wa mukobwa we. Ariko se mu by'ukuri mwakoresheje amaboko yanyu murinda kujya kwiyanduza mutanga imipuri yanyu, murinda kujya kwiyanduza musukwaho amasengesho atari na ngombwa, babasengera ngo mubure amahoro, wakoresheje amaboko yawe. Ugasanga umwana w'umukobwa afite amaboko n'amaguru, ese ameze neza, ariko ugasanga arimo aragira ate, ugasanga arimo agira ate, aracuruza umupuri. Ugasanga arimo, ariko ni ukubera iki? Noneho hari n'abagabo bameze nk'ibihwerahwere, ugasanga afite iki? Afite irari mu mutima we. Ugasanga arimo aragenda mu muhanda, arimo arareba abagore bafite nyashi, arimo arareba. Noneho hari n'abagore bazi kubikora neza, yabona umugabo arahise, hari ingendo bihaye, ukabona noneho nyashi imwe iragira uruhande rumwe, indi iragira uruhande rumwe, agosha duruwate, agosha duruwate, agosha duruwate. Ibi ngibi hari n'abiyambika nabi kugira ngo abagabo babarebe. Hari n'abiyambika utwenda, ugasanga mu by'ukuri hari imyenda y'imbere abagore bakunze kwambara, noneho bakambara iki? Ya myenda ipika. None yamara kwambara wa mwenda upika, umugabo yamubona, umusore yamubona agahita ava mu bye. Hari n'abambara utu two mu nda twa string. String ni utwenda two mu nda ku bagore bashira hasi kuri nyashi, twenda two mu nda kuri nyashi, barangiza noneho bagatwikira ka gapati k'imbere, noneho ikindi gice cy'inyuma kigasigarira hehe? Kigasigariraho. Ni ukuvuga ngo abangaba nta yindi intention baba bafite, nta yindi gahunda baba bafite usibye kuvuga ngo bagiye kuba bagusha abagabo mu bibazo. Aya ni amafu twavuze ngo aya mafaranga mujya mukuramo ntacyo yabamarira. Aya mafaranga mujya mukuramo ntukayagurire iki? Ntukayaguremo mama wawe imyenda. Aya mafaranga ntukayaguremo itungo. Aya mafaranga ntukayaguremo imyambaro. Ahubwo aya mafaranga uragomba kuyarya ukayamara. Aya mafaranga uragomba kuyarya ukayamara, kubera ko nuramukuguzemo ikintu ntacyo azakumarira. Nuramukuguzemo inka ntacyo izakumarira, nuramukuguzemo ingurube ntacyo izakumarira, kubera ko azaba yabonetse
mu buryo butemewe. Ariko nawe itegereze umugore waciwe inyuma akavuga ati mana ngiye kwiyiriza, ngiye kujya mu butayu, akazamura icyifuzo ari kumwe n'abana be, akagenda mu masengesho akabwira pasiteri ati mfite icyifuzo, umugabo wanjye arahembwa ntabwo menya amafaranga anyuze, umugabo wanjye arahembwa ntabwo menya uko bigenze, abana nta minerivare, abana nta myambaro, abana nta byo kurya, abana bameze nabi, abana nta mituweli, akagenda akarira mu buyobozi. Ndagira nkubwire ngo amarira y'uyu mubyeyi, ndagira nkubwire ngo agahinda k'uyu mubyeyi ntabwo uzigera ugakira. Ndagira ngo nkubwire umubabaro uyu mubyeyi afite, wa mukobwa ugenda ugaca inyuma umugabo w'abandi, wa mukobwa ugenda ugatanga umupuri, wa mukobwa wowe ugenda ugakurura abagabo b'abandi, reka nkubwire ko utazigera ugira amahoro. Kandi nawe wa mugabo we nta mahoro uzigera ugira, nta munezero uzigera ugira, nta mutekano uzigera ugira, kubera ko uzaba waciye umugore wawe inyuma, kubera ko uzaba watumye abana bawe baburara, kubera ko uzaba watumye umutekano ubura mu rugo. Wambwira ute kuzagira amahoro mu gihe umugore wawe ari gufata iminsi 7 akajya mu butayu, mu gihe umugore wawe ari gufata iminsi 7 ari kurira imisozi, ari wowe ari gusengera, ari wowe ari kuvuga ngo mana uyu mugabo umukoreho, uyu mugabo mugereho. Ni ukuvuga ngo iyo umugore avuze ngo Imana igere ku mugabo, ntabwo ariko se wibwira ko Imana yakugeraho ikagenda nta kintu igukoreye? Mwabagabo mwe, nimba uzi ko ukora ibintu nk'ibyo ngibyo, nimba uzi ko uca umugore wawe inyuma, wambwira ute ko yagusengera ngo Imana ikugereho, none Imana yamara kukugeraho ikagenda nta kintu ugukoreye? Ishobora no kugutera jido, ishobora no kugutera akandoyi, ariko ntikwice, ikakwereka ko ibyo wari waragiyemo ari nta mumaro, ikakwereka ko ibyo wari waragiyemo ari ntacyo bimaze. Rero nimba tubabwiye ngo nyaboneka mureke ibintu by'ubushurashuzi, niba tubabwiye ngo mureke ibintu byo kuvuga ngo mugiye guca abagore banyu inyuma, mugiye guca inshuti zanyu inyuma, mugiye gufata amafaranga y'umuryango mugende, no kuvuga ngo aba bagore buriya amarira y'umugore Imana irayumva cyane. Amarira y'umugore Imana irayumva kuruta uko yumva ibindi byose. Apfa kuba yasenze, apfa kuba yafashe umwanzuro, akavuga ati ndagiye, akavuga ati ndahagurutse, akavuga ati mana undengere, aragenda akarira, aragenda agataka, aragenda akabwira Imana ibimubabaje, yamara kwibwira ibimubabaje, noneho Imana nayo ikururukana imbabazi, ikareba agahinda, ikareba abo bana umugore ari kurera, ikareba uburyo umugore yirirwa mu rugo ari gufura imyenda, ikareba uburyo umugore yirirwa mu rugo ari gukoropa inzu, ikareba uburyo umugore yirirwa mu rugo atetse, yarangiza ikareba uburyo umugore amara amezi 9 atwite, akareba uburyo umugore amarana agapira k'imyaka 5 mu kuboko, akavuga ati umugore mwamubabaje igihe kinini, rero nimba mwaramubabaje igihe kinini ngiye kumurengera kubera ko mwamufashe nk'intabwa, ngiye kumugirira neza, ngiye kubereka ko byose mba ndi kumwe nawe, kubera ko mwamwirengagije, kubera ko mwamufashe nk'igicibwa, ngiye kuba namurengera. Rero umugore naramuka gusengeye wa mugabo we, nawe wa musore we, umukobwa naramuka gusengeye, uzamenye ko Imana igiye kumwumva, uzamenye ko Imana igiye kumugirira neza, uzamenye ko Uwiteka amanutse ku bw'amarira y'uwo mugore. Mwabagabo mwe nimubikore vuba, nimufate imipuri vuba, kuko nimutayifata vuba Imana iraje, Imana iraje ibahane, Imana iraje ibagirire nabi, Imana iraje sinzi uko nabivuga. Kandi namwe mwabagore mwe muca abagabo banyu inyuma, mumenye ko namwe amarira abagabo baba bari kurira. No kuvuga ngo si abagore gusa barira, n'abagabo bararira. Ariko wari wabona umugabo wagiye agapfukama ku karago
akavuga ati Mana ndasenze, akavuga ati Mana ndakwinginze ngabiza uyu muntu nsenyeye urugo, akavuga ati Mana ndakwinginze, agafata ibyo kurya bye akabireka akiyiriza agasenga asaba Uwiteka avuga ati mu by'ukuri ndarambiwe, amasengesho ngiye gusenga nayo gusaba Uwiteka, amasengesho ngiye gusenga nayo kwinginga Uwiteka kugira ngo angirire neza, kugira ngo angabize umuntu uwo ari we wese urimo gushaka kunsenyera urugo. Amarira y'umugabo nayo ngo abamarayika barayumva cyane, ariko wari wabona umugabo ari kurira? Ubundi baca umugani mu Kinyarwanda ngo amarira y'umugabo atemba ajya hehe? Ajya mu nda. Murabyumva neza? Rero nimba amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, igihe kikagera umugabo akaturika akarira, amarira agasohoka, wa mugore we uzamenye ko aya marira y'uyu mugabo. Kandi nuramuka unaniranwe n'umugabo wa mbere, wa mugore we, umugabo wa mbere naramuka akunaniye, uzamenye ko mu by'ukuri nawe utari mwiza. Ariko ubundi umugabo akunanira ate? Umugabo akunanira ate? Umugabo munaniranwa mute? Wafashe inshingano, wafashe ibyo akubwira ukabikora. Nimba akubwiye ati ntabwo nkunda ibi ngibi, kubera icyo utabireka? Nimba akubwiye ati ibi ngibi simbishaka, kuki uhatiriza? Ni ukubera iki ibintu nk'ibi ngibi bikomeje kuba byasenya imiryango? Ni ukubera iki imiryango irimo gusenyuka kandi mu by'ukuri mujya gusezerana? Pasiteri yavuze ngo nta kindi kizabatandukanya, muzatandukanywa n'urupfu. Ariko urupfu si rwo ruri gutandukanya abantu, ahubwo urupfu sinzi, urupfu ruratinze kuri bamwe. Ni ukuvuga ngo bamwe bapfuye bahagaze, bamwe bapfuye bari kugenda, aho umugabo yifata akanyarukira muri WhatsApp y'umugore, umugore nawe akifata akanyarukira muri WhatsApp y'umugabo, yabona Chantal yanditse, babona Claudette yanditse, umugore atukambwirira ishano, umugore atakambwira ati iyi maraya, mukareba ugasanga batangiye gucocorana bihereye aho. Nyamara mujya gusezerana ntimwasezeranye kuzakontorora telefone. Ariko se mwabagore muri telefone z'abagabo muba muri gushakamo iki? Mwabagabo muri telefone z'abagore muba muri gushakamo iki? Mwari muzi ko hari n'itegeko rihana umugabo cyangwa se rihana umuntu uwo ari we wese wafashe telefone y'undi akinjira muri telefone atabiherewe uburenganzira? Uramutse ugiye ukamurega uti genda arega umugabo cyangwa se ndarega umugore kubera ko yafashe telefone yanjye akajya kuri WhatsApp ntamuhaye uburenganzira, ahangaha itegeko rishobora kugufunga. Rero nimba itegeko rihari, ndagira ngo mbabwire ko ibintu muba mugomba kuba mwabimenya. Gusa mwibuke ingingo turiho iravuga ngo amafaranga wasambaniye ntukayaguriyemo mama wawe igitenge. Amafaranga wasambaniye ntuyakaguremo papa wawe ikote cyangwa ipataro. Nuko amafaranga wasambaniye aba ari mu muvumo, na niyo mpamvu uzasanga abantu bagiye muri ibyo byose, abantu bakoze ibintu nk'ibyo ngibyo, abantu bagiye mu mipuri, nta cyiza bakuyemo usibye sida, usibye imitezi, usibye mburugu, usibye imivumo, usibye gutandukana n'abo bashakanye, usibye abana babo b'imbobo, nta cyiza cyo kugira ute cyo gutanga umupuri. Ari uwawutanze ahura n'ingaruka, ari uwawuhawe ahura n'ingaruka. Kandi uzagenzure kenshi na kenshi iyo urebye indwara bajya barwara, uzagenzura kenshi na kenshi uzareba ingaruka bajya bahura nazo, wagenzura ukareba uburyo babayeho. Nta n'umwe wigeze atera imbere. Nta kuntu wariganya umuntu, nta kuntu wariza abagore b'abandi, nta kuntu wariza abana b'abandi, nta kuntu wariza abakobwa, nta kuntu wariza abagabo ngo nurangiza utere imbere.
watera imbere ute barimo bagusengera isengesho ryo kuguhitana, babwira Imana bati dukize uriya muntu, babwira Imana bati nyaboneka Mana kora ibishoboka byose uriya muntu, nta kuntu watera imbere. Rero ibi bintu tujya tubibabwira, sinzi uko mwebwe mubifata. Ibi bintu ntabwo namenya namenya urwego bifataho, ariko niba ntamenya urwego bifataho, nawe shira mu bwenge mwa bakobwa mwe. Ariko se namwe mwa bagabo mwe, ukabona umugabo aratambutse yitegereje igituza cy'umukobwa, ukabona umugore aratambutse nta sutiye yambaye, amabere yayaregeje. Mu by'ukuri mwagiye mwambara neza mwa bagore mwe, mwa bagore mwe mwagiye mwambara neza ko murimo guteza ibibazo, mwa bagore mwe mwagiye mwambara neza ko murimo guteza akaduruvayo, ko murimo gusenya ingo, ko murimo kuzana amakimbirane mu ngo, mwagiye mwambara neza. Ayo mabuno muba mutuzunguriza abamo iki? Mwa bagabo mwe ari amabuno y'abagore aba arimo iki ku buryo agenda akabakurura? Ese ari amabuno y'abagore abamo rukuruzi? Kubera iki uhura n'umugore ukitegereza amabuno? Ese amabuno nicyo gice cy'umubiri cyiza cy'umugore uba ubonye? Ese mu gituza niho heza h'umugore uba ubonye? Ese mwebwe mwa bagore mwe mutambara amasutiye, ni ukubera iki mugera ku bagabo mugatangira mukikaraga? Hari n'abadodesha amaribaya, bamara kudodesha amaribaya bakayagira matoya akabahambira, noneho yayambara ukabona ibere ryose rigiye hanze, ibere ryose uko ryakabaye ukabona rigiye hanze. Iyi myambarire ntabwo ariyo. Iyi myambarire irimo irazana ibibazo, iyi myambarire irimo irazana sinzi uko imyambarire irimo irasenya ingo. Nituvuga ngo isi yararangiye ujye ubyumva neza, nituvuga ngo isi yararangiye ujye utekereza uburyo kera mwambaraga, kera mukiri abarokore, kera mukiri abakristo, kera ukiva mu mazi menshi, uburyo wari ufite agakiza, uburyo wambaraga ibiri ku birenge. Hari abagore b'amashano batacyambara amakariso kubera ko bahinduye imvugo, bavuga ko ikariso ituma ibintu bidakura. Kubera ko bahinduye imvugo bakavuga ko ikariso ituma kuka kadahita. Ariko se mu by'ukuri niko biri? Ubwo bushakashatsi wabukoreye hehe? Ibyo bintu wabyigiye hehe? Ko kwambara kenda k'imbere bituma udahumeka, ibyo bintu wabyisute? Mwa bagabo mwe mumenye ubwenge. Kandi abagabo ndababwiye ngo nubona amafaranga woherereza abakobwa cyangwa se amafaranga woherereza abandi bagore asumba amafaranga woherereza mama wawe, uzamenye kuri ikigoryi. Nuramuka ubonye amafaranga woherereza abagore cyangwa amafaranga woherereza abandi bakobwa aruta amafaranga woherereza mama wawe, uzamenye ko uri ikigoryi. Ibi bintu mbivuze mbabaye kugira ngo mbabwire uburemere bw'ibi bintu turimo tuvuga. Ibi bintu mbivuze mbabaye kugira ngo mbabwire agaciro k'ibintu ndimo kuvuga, uburyo agaciro kabyo kari hejuru. Abagabo cyangwa se abasore murarikira abakobwa ngo uriya afite nyashi, ngo uriya afite iminwa myiza, uwamukwereka yarwaye inzoka, uwamukwereka yarwaye, uwamukwereka ari mu mihango, nibwo wavuga ngo mu by'ukuri wa mukobwa nta gaciro afite. Uwamukwereka yarwaye bya birwara, yarwaye imitezi, yarwaye mburugu, yarwaye sida, nibwo wamenya ko mu by'ukuri wa mukobwa wirukagaho, wa mukobwa utumye usenya urugo, wa mukobwa utumye abana bawe babura minerivare, nta gaciro afite. Nukuvuga ngo umuntu agira agaciro iyo arimo kugufasha iki? Mu iterambere. Umuntu agira agaciro iyo arimo kugufasha mu bintu bituma utera imbere. Ngaho mbwira uyu mukobwa mwa bagabo mwe ari kubafasha iki? Usibye kuzunguza nyashi, usibye kwambara ubusa mukitegereza mu gatuza ke mukumva muramushatse,
mwa bantu mwe, ibi bintu mwabivuyemo, ibi bintu mwabihagarika. Kahari uyu ari wo munsi Uwiteka amanutse, ko uyu nguyu ari wo munsi Uwiteka Imana yabashe kukugirira neza, ko uyu nguyu wawe ari wo munsi Imana yabishe kugutabara. Ni ukubera iki? Ni ukubera iki abantu bakomeje kwiyanduza? Ni ukubera iki abantu bakomeje gutatira igihango, bagaca inyuma nabo bashakanye, bagakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka? Ese Bibiliya ibivugaho iki? Gusa reka tubanze dukore subscribe, dukore like, share na comment, kandi iyi video uze kuyoherereza abantu batandukanye. Iyi video uze kuyoherereza inshuti zawe muri WhatsApp. Iyi video ugenda ukatamo dukeya kugira ngo ubashe kwisharinga neza, ubashe kwisharinga igere ku bantu, ubundi numara kwisharinga ukora ibishoboka byose video yose urebe uyirangiza. Ntabwo ibintu nk'ibi ngibi twabiceceka, ntabwo ibintu nk'ibi ngibi birimo gusenya imiryango twabiceceka. Niyo mpamvu tugira duti Imana yo kabyara igikomeza kubana namwe, Imana igikomeza kubaha imitima izinuka icyaha. Nimara kubaha imitima izinuka icyaha, noneho ibongerera iminsi yo kurama. Ariko ntabwo Imana izakongera iminsi yo kurama uri mu byaha nk'ibi ngibi. Ntabwo Imana izakongera iminsi yo kurama uri mu bintu biterekeranye, uri mu bintu bitagira umurongo, uri mu bintu bitagira gahunda, uri mu bintu. Ntabwo nabyumva neza uburyo umugabo yifata akava i Kigali akaza gushaka umupuri hano i Gisenyi. Ntabwo nibaza uburyo umugore ava hano Gisenyi akajya gutanga umupuri hehe i Kigali. Ni ukuvuga ngo ibi bintu, ejo bundi nababwiye meya wafashwe ari kumwe n'umugore utari uwe muri hoteli. Uyu mumeya wafashwe ari kumwe n'umugore utari uwe muri hoteli, ni ukuvuga ngo yabeshe ko agiye mu kazi. Amaze kubesha ko agiye mu kazi, ni ukuvuga ngo umugore we yaramukurikiye. Amaze kumukurikira areba icyumba agiyemo, nuko nawe arinjira. Ibyabaye k'uyu mugore wa meya, yaje gusanga icyumba cya meya harimo undi mugore, baratangiye barashamirana. Ni ukuvuga ngo mwa bantu mwe mumenye ko ibi bintu, kandi meya yaravuze ko agiye ku kazi. Meya yarabwiye umugore we ko agiye mu kazi, ariko umugore we agira amakenga kubera ko umugore we yamukekaga, kubera ko umugore we bamubwiraga ko umugabo wamuca inyuma. Meya byarangiye afashwe. Ariko muri ibyo ngibyo mu byabatanije ntabwo ari urupfu. Meya yaje gusezerana imbere y'amategeko, yaravuze ngo nta kindi kizadutanya usibye urupfu. Yaravuze ati mu byago nzabana nawe, mu bukene nzabana nawe, mu bukire nzabana nawe, mu burwayi nzabana nawe, nzaza nkukunda, nzaza nkukuyakuya, nzaza nkwitaho, nzaza nkuporofayidingira ibyo ukeneye byose. Ibi byose babirengaho, birengagiza ko barahiye indahiro, birengagiza ko bagiye mu masezerano y'Imana ndetse n'aya leta. Meya abatandukanye n'umugabo uko nguko. Nibyo twababwiraga ngo aya mafaranga mwa bagore mwe muba muhabwa n'abagabo mumaze kubaha umupuri nta gaciro agira, nta mumaro bamarira. Niba ugira ngo ndabesha, zenguruka mu mudugudu, uzenguruke muri karitsiye, umbwire mu by'ukuri ni uwuhe muntu ukora uriya mwuga, ni uwuhe mugore utanga umupuri, cyangwa se ni uwuhe mugabo ufata umupuri wigeze atera imbere. Mutwandikire muri comment, ni uwuhe mugabo wigeze atera imbere? Nta n'umwe. Ako se watera imbere ute? Ntabwo watera imbere urimo kubabaza abagore, nta watera imbere urimo kubabaza abagabo. Rero ibi bintu tuba tubabwira, ntabwo umugore azafata icyumweru cyose ari kujya mu masengesho avuga ati ngarurire umugabo,
avuga ati umugore wantwariye umugabo umugereho, wa mugore we urumva uzagira amahoro? Nta mahoro uzagira, kubera ko amarira y'uriya mugore, kubera ko amarira y'abariye abana azatumbagira agere ku Uwiteka. Namara kugera ku Uwiteka, Uwiteka azamanura inkoni ye, azaza gukubite mu bitugu, ngo mu bitugu by'umupfapfa hakwiye inkoni, Uwiteka azaza gukubite. Rero mu gihe wumvishe video nk'iyi ngiyi, mu gihe ubonye video nk'iyi ngiyi, ntuhinduke, ntufate umwanya ngo uhindukire. Nyamara ibi bintu tuba tubabwira ntabwo ari uko tuba twabuze ibindi byo kuvuga, ntabwo ari uko tuba twabuze ibindi byo gukora, ahubwo ni ukugira ngo Uwiteka atazatubaza ngo mbese ko nabahaye umunwa wo kuvuga, ko nabahaye umunwa wo guhugura, mwawukoresheje iki? Aho kugira rero Uwiteka azabitubaze, turaje turabikubwiye wa mugabo we, turaje turabikubwiye wa mukobwa we. Abakobwa ba Rubavu turabibabwiye, abagore ba Rubavu turabibabwiye, abagore ba Rubavu muri kuriza abagore bagenzi banyu, abagabo ba Rubavu muri kuriza abagabo bagenzi banyu, abakobwa ba Rubavu muri kuriza inshuti zanyu, basore ba Rubavu muri kuriza cyane cyane abasore batera abakobwa inda bakabihakana. Ase wa musore, usibye kuba navuga ngo uri ikigoryi, urinda watera umukobwa inda warangiza ukamwihakana, ukirengagiza ko ufite bashiki bawe. Ese ari mushiki wawe bateye inda bakamwihakana, wabyakira ute? Abasore mubanze musubize. Kandi nimba hari umusore muziranye, genda umumbarize uti ese mushiki wawe bamuteye inda bakamwihakana, wabyakira ute? Cyangwa se mushiki wawe atanze umupuri, yarangiza akanduriramo sida, akanduriramo imitezi, akanduriramo mburugu, uwayimuteye wamugenza ute? Iki kintu uyu musore nagisubiza, cyangwa se umukobwa nagisubiza, uhindukira ubaze umukobwa uti aba basore b'abandi wirwa urarura, ubarataho nyashi, wanga kwambara imyenda igukwiye, werekana ayo matako, aba basore ubugusha mu cyaha, aramutse ari musaza wawe, wabyakira ute? Urahindukira ubase umugabo uti wa mugabo we, ejo bundi wagiye kwa Claudine urarayo, ubesha umugore wawe kuraye ku kazi, none uramutse usanze umugore wawe nawe hari uwamurayeho, wabyakira ute? Uhindukira ubase Claudine uti Claudine, ejo bundi ko wararanye umugabo utari uwawe, ese umugabo wawe we araranye umugore utari wowe, wabyakira ute? Ahangaha nta gisubizo kizima bazaguha, usibye kuvuga ngo ngewe na twahita dutandukana, usibye kuvuga ngo ngewe nahita nigendera, usibye kuvuga ngo ngewe nahita muhitana. Niba uzi ko ufashe umugabo wawe ari kumwe n'undi mugore wahita umuhitana, kubera icyo utwara abagabo b'abandi. Niba uzi ko wafata umusore uri kumwe na mushiki wawe ugahita umuhitana, kubera icyo uja ku bakobwa b'abandi, kubera icyo uja ku basore b'abandi, kandi uzi ko wowe uramutse ubikorewe bitakushimisha. Hari ubigeze kuvuga ngo niba ushaka gukundwa, kunda nawe ukundwe. Yabivuze neza mu Cyongereza ati if you need to be loved, love and be lovable. Ibyiza wifuza ko ngukorera nawe binkorere, ibyiza wifuza ko byazakugeraho nawe uzabigeze ku bandi. Muribuka uko twatangiye tuvuga ngo amafaranga watangiye umupuri ntukaguriremo umugore igitenge,
ntukaguremo mama wawe igitenge, ntukaguremo mama wawe ikoti, ntukaguremo ababyeyi ibyo kurya, kubera ko ari amafaranga. Niba yatangiye umupuri, hari aho avuye yakagombye gukora ibikorwa. Hari umugore wayagomwe, hari abana wayagomwe, uwo mugore asigaye ari kurira, abana basigaye bari kurira. Rero nuramuka waguzemo ibintu ntacyo azakumarira. Icyo uzakoza aya mafaranga uzayarya uyamara uwo munsi. Ntugire igikoresho na kimwe uguramo, ntugire igikoresho na kimwe uzana mu nzu, kubera ko uzaba uzanye umuvumo mu nzu, kubera ko uzaba uzanye, sinzi uko nabisobanura, uzaba uzanye inyatsi mu nzu, uzaba uzaniye ababyeyi bawe inyatsi. Izo mikoshi uzaba uzaniye mama wawe, izo mikoshi uzaba uzaniye papa wawe. Ntukabikore. Amafaranga yaryo uyamare, kuko avuye mu marira, avuye mu marira y'umugore urimo gusenga, avuye mu marira y'abana bari kwigwa batakamba bati papa mugarure, kandi umugore wamujyanye umugereho, kandi umugore wamujyanye umwereke ikimenyetso, umwereke ko utandukanye n'abandi, umwereke ko Imana nasenze. Ntabwo umugore yasenga uku nguku, ntabwo abana basenga uku nguku, ngo wowe watwaye umugabo, ngo wowe wabatwaye papa wabo ugire amahoro. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu aziturwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ibihembo umuntu azabona bizahwana n'ibyo yakoze. Ntabwo uzahinga amashaza ngo usarure ingano, ntabwo uzahinga ibishyimbo ngo usarure ibigori. Mwa bagore mwe ba Rubavu, mwa bagore mwe ba Musanze, noneho hari ikintu cyaje baravuga ngo ngewe ngo nese ngazama iposho nange, ngo ubundi se nzahingamo ibishyimbo. Ukumva umugore arimo aragenda avuga ibyo ngibyo, ati n'ubundi bazampamba kibore. Mu by'ukuri inkuru uzasiga imusozi ni iyihe? Ni ayahe mateka uzasigira umuryango wawe? Ese Imana n'abantu baraza bakwibukira kuki? Niyo mpamvu uzasanga rimwe na rimwe abantu bapfuye, bamara gupfa uje gushingura akavuga ati uyu mugore nagende turaruhutse, uyu mugabo nagende turaruhutse, kubera ko wababasha abagore benshi, kubera ko wababasha abana benshi, wafasha abantu bagira imfubyi batakagombye kuba imfubyi, bambura umubyeyi kandi bari bamufite, kandi ukazirikana ko ibi byose uba ukora, ariko ujya wibuka ko uriya mugabo yasezeranye, niyo wamutunga ukwezi, niyo mwamara n'umwaka, hari uwo basezeranye. Igihe kizagera nawe akurambirwe, igihe kizagera amavuta yakubonyeho ugenda uri guciyuka, ugenda umera nk'isafuriya bacanaho ku ziko, yisubirire ku mugore wa mbere. Rero nuramuka ubonye ufashe umugabo w'abandi ukamumarana ukwezi, amezi 3, igihembwe kikarangira, ntuzagire ngo waramufatishije, ntuzagire ngo mu by'ukuri wakoze igikorwa cy'intashyikirwa. Icyo gihe nudahindukira, nudafata umwanya wo guhindukira ngo witegure kuba wasaba imbabazi, ndakangurira abagore mwese muzi ko mwaguye mw'iki cyaha, muhindukire mugende muri abagore bagenzi banyu mwakoreye icyaha,
muhindukire mugende murebe abagabo bose mwakoranye ibyo bintu, mubabwire muti twarayobye, mwabwire muti twakoze ibyaha, mwabwire muti twakoze ibidakorwa, none mutubabarire, mwabwire muti twarishije imiryango, none mutubabarire. Ibyo bintu nimubikora Uwiteka Imana azabaha umugisha. Ibyo bintu nimubikora imiryango yanyu izagubwa neza. Ibyo bintu nimubikora Uwiteka Imana azasabane namwe, azasabagirire neza. Amarira y'abapfakazi amaze kuba menshi. Reka tubanze turirimbe iyi ndirimbo, nitumara kuyiririmba uze kuba wayitega amatwi. Numara kwitega amatwi uvuga uti mu by'ukuri isi iraganayo. Isi dutuyemo ntigira imbabazi, ntireba abana bato ibagirira impuhwe, ibatwara ababyeyi bakibakeneye. N'umubyeyi ukeneye abana nawe akabura urubyaro. N'umubyeyi ukeneye abana nawe akabura urubyaro. Isi dutuyemo ntigira imbabazi, ntireba abana bato ibagirira impuhwe, ibatwara ababyeyi bakibakeneye. N'umubyeyi ukeneye abana nawe akabura urubyaro. N'umubyeyi ukeneye abana nawe akabura urubyaro. Humura Yesu arabizi, azi neza ibikubabaza. Humura, 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 azanywe no kugutabara. Humura Yesu arabizi, azi neza ibikubabaza. Humura, 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 azanywe no kugutabara. Amarira y'abakene ni menshi, indushyi zuzuye isi ntawazitabara, ariko Yesu arahari, arahari arabatabaye. Ariko Yesu arahari, arahari arabatabaye. Humura Yesu arabizi, azi neza ibikubabaza. Humura, 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 azanywe no kugutabara. Humura Yesu arabizi,
ujyanwe no